ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo topic y'umugoroba ni ikinyamakuru kigezweho. Uzumenya pase ukamenya na pesa ukamenya na fitting pase sama isuru uramutse data uraho shuti yaje no gutu ukuwicaranye naje bavumbura nugira intege nkeya zo kutavumbura uzitwa gusa uko witwa ariko isintiza juruwe abagera kure n'abantu bisi umwanya no w'Imana ikumbukisha murakoze. Uniondoleye moyo ngumu ali alipemo uniondoleye umugoroba tutazongera kubona kandi abanyabwenge baraha abagabo baraha abashumba baraha abadokteri baraha abahanga abadukurikiranye ku isi ureke rino jambo twasuke ritwagure riduhe gushikama muri wowe yo uniondoleye moyo bali unipe moyo wa upendo abemera kuko ari Imana iduhaye umugoroba mwisa bayikomera amashi yo Mana irabikwiriye.
turashimira umushumba w'iri torero n'amadame we nabo bakorana muri pastoral n'abana babo n'abakristo bose. Niondoleye moyo mgumu, ali unipe moyo turashimira ministere iyobowe n'umukozi w'Imana Kiriki n'amadami we n'abana babo hamwe nabo bakorana bose muri staff. Iki gicaniro kamati zose kuzingana, muri abanyabwenge, muri abantu beza, muri nindwa kumva ko mugomba gutumira ijuru n'umukozi w'Imana from Canada n'ijuru n'amatayo from Uganda. Ibihe byangezeho indera kwiheba, areba imbere yanjye abona umwijima wo kugira ubwoba, yataka cyane mami ko wambwiye ko azasigaje. Besuriye 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 gera oshowe cy'u Rwanda dukomera Imana amashi menshi. Ayo na amashi sera. Abadukurikiranye online nabo munemere tubakomera amashi kuko umuntu kuguha umwanya akagukurikirana nagatanga data ziwe ni ikintu gikomeye cyane. Abatanzi nitwa Matayo nta mahizi muhoza, tuye mu Bugande. Nagira umugisha n'Imana umudamu n'umwe, abana ni 6 n'umushumba w'itorero ryitwa Holy Spirit Fire Church. Hanyuma nari nkumbuye n'iki gicaniro kubera ico cyatumye siba kugira ngo nzagendera. Hanyuma ndashima umukozi w'Imana umaze kutubwira amagambo akomeye. Hari ibintu bigera ku 8 bikomeye Ibrahimu yakoze wowe utazakora ntazakora. Ndavuga bibiri hanyuma mbaheze topic nimuzamura ibiganza. Sema icyambere nukwemera gusiga ibyo yavukiyemo. Hari ugusiga kamere ugasingira indi dimension ya capacity yo mu rwego rwo hejuru. Umuntu gusiga aho wavukiye ugasiga n'igihugu ugasiga na systeme y'imikorere wari umenyereye, ntabwo ari umuntu wo muri capacity yo hasi. Taravuga topic ndasenze uyu munsi wa none ubwo twasize isi, nubwo muri byavuze ngo dore yesi yakiraducunda idukubita hirya no hino, ariko kugurukundo kwayo tuzamuke mu gihugu cyiza. Ngo n'umuntu wari muri capacity yo kumenya uwo muhamagaye ni yaguhamagaye irahari. Ndamukiriza umuntu mwisharani abasize bazabagera kure. Ibyo bintu bibiri nubikomeza kongera kuje umukozi w'Imana tubukomera amashi cyane nagukunze.
harya wavuze ngo muzantumira mu giterane ni kutubwira mbere y'igihe kubera kuko tuba dufite gahunda nyine n'ahantu henshi dutumirwa na paruwasi tuyoboye niyo mu rugo nabyo ntibabyoroshe. Ubwo nyine turaza kuvugana nimba bikunze atari ukuvuga ngo nukugupangira kuko wabivuze niyo mpamvu natwe tuvuze uko. Ndamukiriza umuntu mwicaranye umubwire ngo topic y'umugoroba ni ikinyamakuru kigezweho, umubwire ngo tunga umutima w'ubwenge. Turirimbe Zaburi turasoma ahantu habiri. Ndaganira umwanya muto ntabwo ndi batindire ariko ndagira ngo kuva mutangiye gusirimba hari umusaruro tumaze gutahana n'amasengesho yasenzwe hari aho tumaze kugera. Umukozi w'Imana uje amaze kuganira hari urundi rwego tugezemo. Ni mureke naje nongere mu bintu bikeya hanyuma tuze kubasengera tunasirimbe twumve icyo Imana ishaka gukora. Turirimbe Zaburi ya 90 umurongo wa 12. Umuhanga uzi gusoma neza arayitaguruka bamuheze microphone. Zaburi ya 90:12. Hanyuma yihute cyane warakishe je sinkunda kurangara kandi yongeze mu kazi ni kazi kabisa. Lazima ni mtu aelewe kazi yake. Muri ibyo aravuga ngo ningera kumimo nahawe zawukora nezerewe. Hanyuma turaza gusoma Abami ba mbere ibice 3 n'umurongo wa 12 ni wa 13. Ikaze gusoma Zaburi ya 90. Zaburi ya 90 nonante murongo wa mbere 12 da ni 12 gusa. Bibiliya iravuze ngo Bima utwigisha kubara iminsi yacu, utwigisha kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Soma Abami ba mbere ibice Abami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 12 byagize umugisha uyu munsi. Usome no ku 13. Abami ba mbere bice 3:12 haravuga ngo nuko nkugiriye uko usabye, ugiriye kusabye, dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira nta uzahwana nawe. Amen. 13. Amen. Komeza. Kandi nguhaye n'ibyo utansabye, nguhaye n'ibyo utasabye, ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe mu bandi bami uhwanye nawe iminsi yo kubaho kwawe. Amen. Amen. Ya 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 ufate mikoro umuntu duse kaho twenyine turi ku misozi umusozi umwe abandi. Okay. Uitwa kwa Samueli mwana wa Elkana kulitokana na mama yake Hana. Uitwa kwa Samueli mwana wa Elkana kulitokana na mama yake Hana. Uitwa kwa Samueli mwana wa Elkana kulitokana na mama yake Hana. Uitwa kwa Samueli mwana wa Elkana kulitokana na mama yake Hana. Uitwa kwa Samueli mwana wa Elkana kulitokana
abantu babiri ubabwire ngo ikigezweho no gutunga umutima w'ubwenge mwino nguramutse data uraho shuti yaje no gutunga umutima w'ubwenge nico kigezweho nimwicare nijuri mu kazi iyi saburi ni saburi ya Mose aho nimuzamure ibiganza nimuvuge ngo haleluya haleluya irimo amagambo akomeye ijambo rya mbere utwigishe nta bundi bukire ngo kubona umuntu ushobora kukwihanganira akakwigisha abagera kure n'abantu bise habe na Yesu muri ministere yiwe yakoze systeme yo kwigisha kandi ngo arangize kwigisha aravuga ngo ibi ngibi ngo bizabahesha gukora ibikomeye biruta ibyo nakoze ariko ngo mumenye ijambo ryo kwiga neza no kuryizera nabyiringiro nupfa mu kwiga ntaho uzagera abageze kure baza biga twigira muri faze nishi ndavuga zitatu iya mbere twigishwa n'ababyeyi hari uburere hari n'imikurire hari n'imiyoborere uburere imikurire n'imiyoborere ibyo bintu nta handi surusiba iba mu kwiga ikindi kitwigisha twigishwa n'ikintu cyitwa education kwishyira mu ishuri bakakwigisha peda mathematics etc. ibyo byose ukabyiga iyo wabizingatiye neza uzugera kure bikakuzanira n'umusaruro ahandi ha gatatu twigira aho twigishwa na Mwuka Wera Yohana igice cya 14 n'umurongo wa 25 ukamuhomboka biravuga ngo uwo Mwuka Wera namara kubageraho number 1 azabigisha number 2 aho ngo azabibutsa number ya gatatu ngo azabahishurira nugira umugisha wo kwiga nimuvuge ngo haleluya haleluya yes aho iraje Imana ndayumvise nimusamure ibiganza sama haleluya haleluya juruwe kubara watu ambao wanafunzwa kuhesabu iyo wamenye kubara kandi imibare iyo wahuye na professeur mwiza arayikwishiza muri umva ibintu bitatu uzumenya pase ukamenya na pesa ukamenya na fitike Isuru
ndanezerewe iyo umuntu afite ikintu yigishijwe akamenya n'imibare amenya pase aho yavuye akamenya preza akategura fiti hindukira na mwene wanyu umugore ngo se ayo ma province 3 umaze kuyamenya ukuri yategura gute we yakozemo gute ijuru wowe ni mufite imbeho birakureba kandi mu munezero waragushiranye birakureba twe bamwe tuzi paseya na preza turayizifite turimo kwitegura kandi muri pase hariho systeme yo muri pase am preza hakaba systeme yo muri preza fitiri harimo systeme yose Yes. Yes. yes manange emizinda lwenu mugikoreko kandi wowe DJ tugomba kunezerwa hari abantu babiri batagomba kunezerwa muri kanisa ngo bakabye cyane uwa mbere ni DJ uwa kabiri ni umuyobozi wa gahunda nimuzamure ibigaza nimuzamure cyane nimuvuge ngo haleluya icyaga gatatu Yes. Yes. pima mambo aha ukuwisharanye naje imana izakwicazanye n'abakomeye haleluya juruwe Tegeka byose biremera. Juruwe. Tegeka byose biremera. bimisala Kata. kanga chakane Ibrahimu ngo akora recherche ngo ashaka kumenya niki cyatumye Isirayeli baje mu munyage imyaka 430 ubuzima bwo bakomeye baza bakora recherche ubuzima bwo bakomeye batunga no gushura kindi kinyarwanda baravumbura nutavumbura habe na topic nukuvumbura yatubwiye ngo uyu mwaka yavumbuye uwitwa nde Ibrahimu n'urwandiko rwande Pawulo yandikiye abiro ko no kuvumbura nutegereza isi kwizakuvumburira uzaba munsi yabo down ariko nuvumbura isi zagushakisha isi ntishaka inzobe ntishaka abarebare ntishaka abagufi ishaka abantu bavumbura nugira intege nkeya zo kutavumbura uzitwa gusa uko witwa ariko isi ntizagushaka impamvu mwatumiye mwene datuvuye muri Canada afite ibyo yavumbuye ijuru n'amatayo natwe dufite ibyo twavumbuye ndimo kubabwira ngo uyu mwaka ni iyi season ndamukiriza mwene wanyu mubwire ngo iyi season ni yawe vumbura mu bintu juruwe Tegeka byose biremera. juruwe Tegeka byose biremera. Tegeka byose biremera.
Sala. hanga yasikasho Sala. hari umugabo wigeze kuvumbura ngo amenya agaciro k'ibyo afite ni umugabo witwa Dawudi ngo bamaze kumwibagirwa ntiyibagirwa Imana ngo bamaze kumuta ntiyata Imana ngo arangeze ngo amenye icyo afite kuko ari cy'agaciro aho bamutaye yamamanukana ibikoresho umunsi uzavumbura nuja mu Bubirigi uzajana n'ibyo wavumbuye nuja muri Canada uzajana n'ibyo wavumbuye i Buganda mfite ibyo navumbuye kandi ngomba kubisohora niyo mpamvu umunsi umwe navumbuye indirimbo ivuga ngo Yesu alisema Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele. Vumbura ni muvumbure abafite amaboko ni bazamu namukiriza mwene wanyu umubwire ngo se hari akazi ufite mumbarize ngo se ufite akazi ose mutakagize izo mbaraga mufite nibyo bituza mufite aho n'ubwenge mufite n'amaguru mufite ukukaze capati gute abafite apeti kwisi barahari ugiye guhinga ibirayi barahari abateka amafiriti barahari woroye inkoko abantu barya amagi nubwo kera abakobwa bataryaga amagi ariko ubu nyine abantu bose bavumbuye ko ijuru yabereye Ibe nagakiza yakenye imbaraga nanasarewe akayasa nimuvumbura bakobwa nimuvumbura abalisasi abantu barangisha muri igarade nimuvumbure abigiye yarikane muvumbure abigiye kuri Yesu kukaba vumbura abigiye God akoma mashi tumia akili yako vizuri na ujue linalokupasa. Shetani anakutamani iwe simama, ipange sawa sawa. macho yako mbele, funga mkanda songa mbele, simama kiume, ipange sawa sawa.